turagenda tugera ku gusoza umwaka w'ibihumbi 2016 turagira ngo uko tugenda tuwusoza mwese ari dufatanije kubaka urugo ariko dufatanya no kubaka igihugu. Nagira ngo tubifurize muzagire gusoza umwaka neza, gutangira undi tugiye kujyamo neza, ari abana muzakomeze kubigiramo amahirwe, ari ababyeyi banyu namwe n'abarezi mu mashuri mwese, nagira ngo tubonereho uyu mwanya tubifurize ibihe byiza n'ubuzima bwiza. Tunabifuriza ko mwakomeza akazi keza, kurera neza no kubaka igihugu cyacu gikomeze kigira uburezi bwiza, gikomeze kibe igihugu gitera imbere mu majyambere y'ibihe tugezemo, ariko noneho bikomeze bishingire ku cyo turi cyo n'umuco wacu, bihereye ku abana batoya, dukomeze tubashyiremo kwizera, kugira kumva ko igihe kiri imbere aho bazaba bafite uruhare runini bishoboka, kandi ari bo bazageza ku gihugu ibyo byiza bindi bigishoboka kandi biri imbere. Ubundi ngewe nemera ko umunsi wose ari mukuru, umunsi wose ni mukuru, ariko hari ibyo abanyarwanda bemera Imana, nanjye nemera Imana. Tugiye kwinjira mu minsi mukuru cyane cyane wa Noheli, akazamo n'ubunani. Dukwiye kwishima ko tumaze iyi myaka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, imyaka 22, hari ibintu tumaze kugeraho. Byonyine guhagarara muri hoteli nk'iyi, itari y'umunyamahanga, itari y'umuzungu, ari y'umunyarwanda w'umwirabura, ni iby'agaciro. Nuvuga rero ngo twishimire ko hari ibyo twagezeho, n'uyu nguyu no hirya hari ibindi, ntabwo ari Alex wenyine twishimira, n'abandi dushimira bafite ibyo bamaze kugeraho. Ariko noneho ku bakiri bato bigire ku bakuru, bavuge bati ubwo bakuru hari ibyo bagezeho natwe bato hari ibyo twageraho. So rero turangize umwaka twishimye, dusangire n'abavandimwe. Niba uyu yahamagaye abantu b'abakiriya, ufite abavandimwe be akabazi ko hari icyo barusha, abahamagare basoza umwaka basangira, bakonegitinga. Iyo abantu bari hamwe byanze bikunze havukamo ibintu bizima, cyane cyane icyabahuje ari icyiza nk'iki ngiki.